Hello my people, meze mute, nje meze neza, reka twizere ko namwe mumeze neza. Twagarutse rero, twagarutse kuganira, twagarutse kungurana ibitekerezo, twagarutse nyine muri twigane uyu munsi rero iduhishe iki? You guessed. Ushobora kwibaza ngo twigane uyu munsi turi bwige iki, ese Shyaka atuzaniye iki uyu munsi, ariko ndabararikira ko mwese mwaza muze nyine munyegere, muze mwegere hino tugire ikintu twivuganira. Ndararika cyane cyane abakobwa, ababyeyi, hari ikintu tugiye kwiga kiratuma umubyeyi cyangwa buri mukobwa wese ahita yicekinga akavuga ati ese burya nuko byari bimeze, ese ngewe biba bimeze gute? Ntabwo ndi bubicisha amatsiko cyane rero, nk'ibisanzwe muri twigane yo kuri Shyaka Beauty Show twifashisha udushort video, twifashisha ibintu bimwe na bimwe abahanga baba baragiye barebaho, baba barasomye, abasoma ibitabo, abegeranya ibyegeranyo, twifashisha ibintu nk'ibyo kandi byizewe, tukavuga tuti abatarabashije kubibona ariko hano kuri Shyaka Beauty Show bakaba babasha kubibona, bakaba babasha kumva cya kintu batari bazi, batari bafiteho amakuru uko byabaga bimeze cyangwa se uko bimeze. Ni muri urwo rwego rero ndi gushaka ko ababyeyi, abakobwa twegerane, twigane nonaha, twigane. Ndabizi ko buri umwe wese ari bubyumve ahita avuga ati najyaga nibaza icyabaye, ariko mumfashe muze twigane, sibyo? Reka dushire agashort video turebe. Ushobora kuba wambara amakariso, nubwo muri no minsi numvise hari abavuga ko kariya kenda k'imbere batakikikoza. Gusa niba warabibonye neza cyangwa se warabyitegereje, wabonye ko hari abantu bamwe na bamwe bambara amakariso uko asaza, ugasanga kuri kariya gace kajyaho imyanya y'ibanga kagenda gacuye uko amakariso asaza. Urugero nk'ikariso yasaga umukara igasaza ihinduka umuhondo, mbese nka gutyo. Cyangwa nawe bikubaho, bishobora kuba bikubaho ukaba ufite ibibazo byinshi bitandukanye wibaza mu mutima, wenda ukaba utabifitiye ibisubizo, wibaza uti se nijye byaba bibaho njyenyine, yaba ari uburwayi bubintera se, ubundi se biterwa n'iki? Ibyo bibazo byose niba ubifite ariko ukaba utabifitiye ibisubizo, buretse kugenda mbiguhe. Umubare munini w'amakariso acuya nayo ab'igitsina gore. Igituma hari abantu bambara amakariso uko asaza agahindura ibara ku gice kijyaho imyanya y'ibanga, cyane cyane ku b'igitsina gore, nuko mu buryo karemano imyanya yabo yifitemo aside. Abahanga mu buvuzi bagaragaza ko udakwiye guterwa ubwoba no kubona ikariso yawe isaza muri ubwo buryo ngo wibwire ko urwaye, kuko ari ibintu bisanzwe, ahubwo bigaragaza nka kimwe mu bimenyetso by'uko imyanya yawe y'ibanga ifite ubuzima buzira umuze. Ibi binashimangirwa n'inzobere mu kuvura indwara z'abagore Dr Alex Eskend ukorera mu bitaro bikomeye byo mu Bwongereza birimo ibya The Gain Center n'ibya The Fertility Gynecology Academy. Avuga ko mu busanzwe imyanya y'ibanga y'ab'igitsina gore ibamo bagiteri nziza izwi nka lactobacilli, ituma iyo myanya igumana ubuzima buzira umuze, ndetse iyo bagiteri ikaniganiza aside muri icyo gice, bikakirinda kwibasirwa na bagiteri zitera uburwayi bwa infection. Iyo lactobacilli ni nayo ikora acide lactique igira uruhare mu gutuma iyo myanya y'ibanga igira ubuzima bwiza. Ishobora gusohoka mu matembabuzi karemano aturuka mu myanya y'ibanga ku b'igitsina gore azwi nka vaginal discharge, ndetse anagira umumaro ukomeye mu kwikorera isuku kw'imyanya y'ibanga, gukuraho utunyangingo twapfuye ndetse na bagiteri, kukurinda infection zifata imyanya y'ibanga n'ibindi. Ayo matembabuzi uko aza kenshi akagwa mu ikariso wambaye, nibyo biyihindurira ibara kuko arimo ya acide lactique, akaba ari nayo igira uruhare mu guhindura ikariso kuri cya gice kijyaho imyanya y'ibanga. Gusa ukwiriye kwitonda. Kuba tuvuze ko imyanya y'ibanga yisukura, ntabwo bisobanuye ko ugomba kwirengagiza kuyikorera isuku buri munsi ukoresheje amazi meza. Ngayo nguko. Nizere ko buri muntu wese yasobanukiwe, umuntu wese akurikiye kano gashort tumaze kureba, nizere ko yabashije kumva ko atari uburwayi, ahubwo ari uburyo ki isuku igenda yikora, sibyo se? Ntabwo ndi burenzeho ibintu byinshi kuko iby'ingenzi byari birimo, iby'ingenzi twabyumvise. Guys, ni njyewe wo kureba uko bimeze, ni wowe wo kureba ngo byari bimeze gute, ariko wibuke ko batubwiye ko tugomba kugira isuku bidasubirwaho. Nubwo byagenda gute, nubwo habaho iki, ariko tugomba kugira isuku. Tugira isuku. Njyewe hari byinshi nakuyemo,
nawe nzi neza ko hari ibyawe wakuyemo. Twite rero kugira isuku ni iya mbere. So kuri twigane uyu munsi rero ni ahangaha isorejwe, cyangwa se ni ahangaha tuyisubikiye. Tuzakurikizaho n'indi episode tugenda twungurana ubumenyi, tugenda tugira ibindi twunguka, tubibereka, tubibumvisha, kugira ngo tugende tugira nyine gutyaza ubwenge. Ufite ubumuga biramureba, udafite ubumuga biramureba. Turi hano kuri Shyaka Beauty Shop kugira ngo twigane twese. Waba hari aho wari ubizi, waba ari ubwa mbere ubyumvise, ita kuri ibi bintu twumvise kandi ugire isuku. So ndakagaruka rero, bye bye, ndabakunda.